Ubusobanuro bw'izina Sositene. Sositene ni izina rikunze guhabwa abantu b'igitsina gabo. Sositene ni izina rikomoka mu Kigereki bivuye kuri aya magambo. Sosi bisobanura uburinzi cyangwa se ugukiza, na sitenose bisobanura imbaraga cyangwa se ingufu. Rero Sositene bisobanuye ufite imbaraga ukiza cyangwa se ufite imbaraga nyinshi zitabara. Iri zina Sositene ni izina rikunze gukoreshwa cyane n'abakristo, cyane cyane yuko rinagaragara muri Bibiliya mu Bakorino ba mbere igice cya mbere umurongo wa mbere. Muri Bibiliya Sositene agaragara nk'umuntu wandikiraga Pawulo. Rino zina kandi rigaragara mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ku gice cya 18 umurongo wa 17. Hano ho bamuvuga nk'umuntu wari uyoboye itorero. Rino zina Sositene ni izina ryakunze gukoreshwa cyane mu bihugu bya Afurika, cyane cyane muri Afurika yo hagati, ryakoreshejwe kandi mu Bufaransa ndetse no mu Bugereki. Mwe mu mico n'imigirire ikunze kuranga umuntu witwa Sositene. Sositene ni umuntu ufite strong mind cyangwa se uba wifitemo ibitekerezo bikomeye. Sositene ni umuntu uba utapfa kujijisha kubera yuko akunze kuba ari umuntu ukangutse. Sositene ni umuntu w'umwizerwa. Sositene ni umuntu uzi gukorera mu gitutu kandi akamenya no kwihangana. Sositene akunze kuba ari umuntu uvuga amagambo makeya kandi abazi. Sositene ni umuntu uzi kurinda abandi. Sositene ni umuntu wavukanye impano yo kuyobora abandi ndetse no gushyira ku murongo. Sositene ni umuntu ugira discipline cyangwa se akagira imyitwarire agenderaho. Sositene ni umuntu wigiramo akanyabugabo. Sositene ni umuntu uzi guhumuriza abandi, kandi Sositene ni umuntu uzi gufata ibyemezo kabone n'ubwo byaba bigoye ariko azi kubifata. Sositene mu buzima bwe bwose ahora ashakisha impinduka, nagakunda kuguma ahantu hamwe cyangwa se mu buzima bumwe. Bamwe mu bantu bamenyekanye cyane kuri rino zina Sositene harimo Sositene w'Ikorini. Uyu ni umwe mu bayoboke b'abakristo babayeho kera. Uyu yandikiraga Pawulo. Rero niba nawe witwa Sositene, uzi cyangwa uturanye n'umuntu witwa Sositene, reka nkwifurize kugubwa neza. Reka nkubwire ko gukora subscribe ari ibintu by'ingenzi cyane kuri twe, kandi uzajya ubona n'ibiganiro byinshi bitandukanye. Naho jye nitwa Aimable Niyongira, munyemerere duhure ubutaha.